Yesu Kristo ashimwe. Uyu ni umunsi w'102 dusoma ijambo ry'Imana, dusoma Bibiliya. Uyu munsi dukomeje dusoma ibice 25 n'ibice 26 n'ibice 27. Reka dusome mu izina rya Yesu. Turi mu gitabo cya mbere cyo ku Ngoma. Reka dusome igice cya 25. Kandi Dawidi n'abatware b'ingabo batoraniriza uwo murimo bamwe bo muri bene Asafu n'Abahemani n'Abayedutuni ngo bahanuze inanga na neberu n'ibyuma bivuga. Amazina y'abakoraga uwo murimo uko bajyaga ibihe n'aya: abo muri bene Asafu ni Zakuri na Yosefu na Netaniya na Asarebra. Abahungu ba Asafu batwarwaga na Asafu wahanuraga uko itegeko ry'umwami ryari riri. Aba Yedutuni abahungu be ni Gedaliya na Seri na Yeshaya na Hashabiya na Matitiya, uko ari 6 batwarwaga na se Yedutuni, wagiraga inanga ahanura mu buryo bwo gushima no guhimbaza Uwiteka. Abahemani abahungu be Bukiya na Mataniya na Uziyeli na Shebuweli na Herimoti na Hananiya na Hanani na Eliyata na Gidaliti na Romamu Tiyezeri na Yoshibekasha na Maroti na Hotiri na Mahaziyoti. Abo bose bari abahungu ba Hemani bamenya w'umwami mu magambo y'Imana wo gushyira hejuru ihembe. Imana iha Hemani abahungu 14 n'abakobwa 3. Abo bose batwarwaga na se bakaririmbira mu nzu y'Uwiteka babwira ibyuma bivuga na neberu n'inanga ngo bakore umurimo wo mu nzu y'Imana. Kandi Asafu na Yedutuni na Hemani bategekwaga n'umwami. Nuko umubare wabo hamwe na bene wabo abari bigishijwe kuririmbira Uwiteka, abahanga bose bari 288. Maze abafindira imirimo yabo ubufindo bose baranganya, aboroheje n'abakomeye, umwigisha n'umwigishwa. Nuko ubufindo bwa mbere butoranya Yosefu ku bwa Asafu, ubwa kabiri Gedaliya we na bene se n'abahungu be bari 12, ubwa gatatu Zakuri n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa kane Isuri n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa gatanu Netaniya n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa gatandatu Bukiya n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa karindwi Heshareri n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa munani Yeshaya n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa cyenda Mataniya n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa 10 Shimeyi n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa 11 Azareli n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa 12 Hashabiya n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa 13 Shubayeli n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa 14 Matitiya n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa 15 Yerimoti n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa 16 Hananiya n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa 17 Yoshibekasha n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa 18 Hanani n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa 19 Maroti n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa 20 Eliyata n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa 21 Hotiri n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa 22 Gidaliti n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa 23 Mahaziyoti n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa 24 Romamu Tiyezeri n'abahungu be na bene se bari 12. Ibihe by'abakumirizi ni ibi. Iki ni igice cya 26.
mu bakora ni Mesheremiya mwene Kore wo muri bene Asafu. Mesheremiya yari afite abana b'abahungu, w'imfura ni Zekariya, uw'ubuheta ni Yeyeli, uwa gatatu ni Zebadiya, uwa kane ni Yatiniyeli, uwa gatanu ni Elamu, uwa gatandatu ni Yehohanani, uwa karindwi ni Eliyowenayi. Obededomu nawe yari afite abana b'abahungu, w'imfura ni Shemaya, uw'ubuheta ni Yehozabadi, uwa gatatu ni Yowa, uwa kane ni Sakari, uwa gatanu ni Netaneli, uwa gatandatu ni Amiyeli, uwa karindwi ni Isakari, uwa munani ni Retayi, kuko Imana ihaye Obededomu umugisha. Kandi umuhungu wa Shemaya abyara abana b'abahungu ari bo batwaye inzu ya se, kuko bari abagabo b'abanyambaraga b'intwari. Bene Shemaya ni Otuni na Refayeli na Obedi na Elizabadi, na bene se bari intwari ari bo Elihu na Semakiya. Abo bose bari abo mu bahungu ba Obededomu, bo n'abahungu babo na bene se, abantu b'abanyambaraga babasha uwo murimo, bari bene Obededomu 62. Mesheremiya yari afite abana b'abahungu na bene se, abagabo b'intwari 18. Kandi Hosa wo muri bene Merari yari afite abana b'abahungu. Shimuri niwe wari umukuru wabo, kuko nubwo atari uw'imfura, se yamugize umutware. Wa kabiri ni Hirukiya, wa gatatu ni Tebariya, wa kane ni Zekariya. Abahungu ba Hosa nabo na bene se bose bari 13. Ibihe by'abakumirizi byari ibyabo, nibyo by'abagabo bakomeye bafite ibyo bashinzwe nka bene wabo, bagakora umurimo wo mu nzu y'Uwiteka, bafindira aboroheje n'abakomeye ko amazu ya ba sekuruza yari ari, ngo bamenye uko kurinda amarembo yose, ngo bamenye abo kurinda amarembo yose. Ubwo ku ruhande rw'iburasirazuba bwerekana Sheremiya, maze bafindira umuhungu wa Zekariya umujyanama w'umunyabwenge, ubwe bwerekana uruhande rw'ikasikasi, kandi ubwa Obededomu bwerekana uruhande rw'ikusi, n'abahungu be bahabwa ububiko. Ubwa Shupimu na Hosa bwerekana uruhande rw'iburengerazuba ku irembo rya Shereketi, ku rutindo ruzamukirwaho abarinzi bateganye n'abarinzi bandi. Uruhande rw'iburasirazuba hariho Abalewi 6, n'urw'ikasikasi babaga 4 uko bukeye, urw'ikusi babaga 4 uko bukeye, n'ab'ububiko 2, kandi Parusbari h'iburengerazuba babaga 4 ku rutindo, na 2 Parubari. Ibyo ni byo bihe by'abakumirizi bo muri bene Kora n'abo muri bene Merari. Mu Balewi, Ahiya niwe wari umutware w'ububiko bw'inzu y'Imana, kandi uw'ububiko bw'ibintu byashinganywe. Bene Ladani nibo Gerushoni ba Ladani, abatware b'amazu ya ba sekuruza ya Ladani. N'umugerushoni ni Yehiyeli. Bene Zetamu na murumuna we Yoweli nibo bari abatware b'ububiko bw'inzu y'Uwiteka. Mu Bamuramu no mu Bisuhari no mu Baheburoni no mu Biziyeli, Shebuweli mwene Gerushomu mwene Mose niwe wari umutware w'ububiko. Kandi bene se Eliyezeri abyara Rehabiya, mwene Rehabiya ni Yeshaya, mwene Yeshaya ni Yoramu, mwene Yoramu ni Zikiri, mwene Zikiri ni Sheromoti. Sheromoti uwo na bene se nibo bari abatware b'ububiko bw'ibintu byashinganywe, iby'umwami Dawidi, n'abatware b'amazu ya ba sekuruza, n'abatware batwara ibihumbi, n'abatwara magana, n'abatwara ingabo bashinganye. Ibyo bashinganye byavuye mu minyago yo mu ntambara, babishinganira gusana inzu y'Uwiteka. Kandi ibyo Samweli bamenya na Sawuli mwene Kishi na Abuneri mwene Neri na Yowabu mwene Seruya bashinganye, umuntu wese
byashinganaga ikintu cyose byategekwaga na Sheromoti na bene se. Mu Bisuhari, Kenaniya n'abahungu be bategekaga Abisiraheli ku murimo wo hanze, bakaba abatware n'abacamanza. Mu Baheburoni, Hashabiya na bene se, abagabo b'intwari 1,700 nibo batwaraga Abisiraheli bo hakurya ya Yorodani iburengerazuba ku murimo w'Uwiteka wose no ku murimo w'umwami. Mu Baheburoni, Yeriya niwe wari umutware wabo. Iby'Abaheburoni mu mwaka wa 40 ku ngoma ya Dawidi babirondoreye mu gitabo cy'amazu ya ba sekuruza uko babyaranye. Muri bo basanga abagabo b'abanyambaraga b'intwari Yazeri y'i Galeyadi na bene se, abagabo b'intwari bari 2,700, abatware b'amazu ya ba sekuruza. Nibo umwami Dawidi yagize ibisonga mu Barubeni n'Abagadi n'ab'igice cy'umuryango wa Manase cy'ibintu by'Imana byose n'icy'iby'ubwami. Igice cya 27. Abisiraheli uko umubare wabo wari uri, nibo batware b'amazu ya ba sekuruza n'abatware batwara ibihumbi n'abatwara amagana n'abatware bakoreraga umwami umurimo wose w'ibihe bajyaga biha ibindi. Uko ukwezi gutashye mu mezi yose y'umwaka bari inzovu 2,400. Yashobeyamu mwene Zabudiyeli niwe wari umutware w'igihe cya mbere cyo mu kwezi kwa mbere. Abari mu gihe cye bari inzovu 2,400. Uwo yari uwo muri bene Peresi, akaba umutware w'abagaba b'ingabo bose bo mu kwezi kwa mbere. Dodayi w'Umwahohi niwe wari umutware w'igihe cy'ukwezi kwa kabiri. Mikoroti yari umwe mu batware bo mu gihe cye, kandi mu gihe cye harimo abantu inzovu 2,400. Benaya mwene Yehoyada umutambyi mukuru niwe wari umugaba w'ingabo wa gatatu wo mu kwezi kwa gatatu, kandi mu gihe cye harimo abantu inzovu 2,400. Benaya uwo niwe wari umugabo w'umunyambaraga wo muri abo 30, kandi niwe wari umutware wabo. Umuhungu we Amizabadi yari mu gihe cye. Asaheli murumuna wa Yowabu niwe wari umutware wa 4 wo mu kwezi kwa 4, agakurikirwa n'umuhungu we Zebadiya. Mu gihe cye harimo abantu inzovu 2,400. Shamuhuti w'Umwizura niwe wari umutware wa 5 wo mu kwezi kwa 5. Mu gihe cye harimo abantu inzovu 2,400. Irame mwene Keshi w'Umunyatekowa niwe wari umutware wa 6 wo mu kwezi kwa 6. Mu gihe cye harimo abantu inzovu 2,400. Heresi w'Umuperoni wo mu Befurayimu niwe wari umutware wa 7 wo mu kwezi kwa 7. Mu gihe cye harimo abantu inzovu 2,400. Sibekayi w'Umuhusha w'Abazera niwe wari umutware wa 8 wo mu kwezi kwa 8. Mu gihe cye harimo abantu inzovu 2,400. Abiyezeri w'Umunyanatoti w'Abenyamini niwe wari umutware wa 9 wo mu kwezi kwa 9. Mu gihe cye harimo abantu inzovu 2,400. Maharayi w'Umunyanetofa w'Abazera niwe wari umutware wa 10 wo mu kwezi kwa 10. Mu gihe cye harimo abantu inzovu 2,400. Benaya w'Umunyapiratoni w'Abefurayimu niwe wari umutware wa 11 wo mu kwezi kwa 11. Mu gihe cye harimo abantu inzovu 2,400. Herudayi w'Umunyanetofa mwene Otiniyeli niwe wari umutware wa 12 wo mu kwezi kwa 12. Mu gihe cye harimo abantu inzovu 2,400. Kandi abatwaraga imiryango ya Isiraheli mu muryango w'Abarubeni ni Eliyezeri umuhungu w'umutware Sikiri, mu w'Abasimiyoni ni Shefata mwene Maka, mu w'Abalewi ni Hashabiya mwene Kemuweli, mu Baroni ni Sadoki, mu Bayuda ni Elihu umwe wo muri bene se ba Dawidi, mu Bayisakari ni Omuri mwene Mikayeli, mu wa Zebuluni ni Shimaya mwene Obadiya, mu wa Nafutali ni Erimoti mwene Aziriyeli, mu wa Efurayimu ni Hoseya mwene Azaziya, mu gice cy'uwa Manase ni Yoweli mwene Pedaya, mu gice cy'uwa Manase
muri Galeyadi ni Ido mwene Zekariya, mu wa Benyamini ni Yasiyeli mwene Abuneri, mu wa Dani ni Azareli mwene Yerohamu. Abo nibo batware b'imiryango ya Isiraheli. Ariko Dawidi ntiyabara abakikije imyaka 20 y'ubukuru n'abatarayigezaho, kuko Uwiteka yavuze ko azagwiza Abisiraheli akabanganya n'inyenyeri zo mu ijuru. Yowabu mwene Seruya atangira kubara ntiyarangiza. Nicyo cyazaniye Abisiraheli umujinya, kandi umubare ntiwanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma y'umwami Dawidi. Azimaveti mwene Adiyeli niwe wari umutware w'ububiko bw'umwami. Yehonatani mwene Uziya niwe wari umutware w'ububiko bwo mu mirima no mu midugudu no mu birorero no mu bihome. Eziri mwene Kerubu niwe watwaraga abahinzi bo mu misozi bahingaga ubutaka. Shimeyi w'Irama niwe wari umutware w'inzabibu, na Zabudi w'Ishifimu niwe wari umutware w'imbuto z'inzabibu zo gushyira mu bubiko bwa vino. Barihanani w'Igederi niwe wari umutware w'imyelayo n'imishishima yo mu kibaya, na Yowasi niwe wari umutware w'ububiko bw'amavuta. Shiturayi w'Isharoti niwe wari umutahira w'amashyo yarishirizaga i Sharoni, kandi Shafati mwene Adulayi niwe wari umutahira w'amashyo yo mu mibande. Obili w'Umwishimayeli niwe wari umutware w'ingamiya, na Yedaya w'Umunyamerotoni niwe wari umutware w'indogobe. Yazizi w'Umuhagari niwe wari umutahira w'imikumbi. Abo bose nibo bari abatware b'ibihumbi by'umwami Dawidi. Yonatani se wabo wa Dawidi niwe wari umujyanama, umugabo w'umunyabwenge kandi w'umwanditsi, na Yehiyeli mwene Hakimoni yabaga ku bana b'umwami. Ahitofeli niwe wari umujyanama w'umwami, na Hushayi w'Umumwaruki yari inshuti y'umwami. Ahitofeli yakurikiwe na Yehoyada mwene Benaya na Abiyatari, kandi Yowabu niwe wari umugaba w'ingabo z'umwami. Imana rero ibaha umugisha. Tuzakomeza ejo dusoma igice cya 28. Turacyari mu gitabo cya mbere cyo ku ngoma. Mukomeze kugira weekend nziza, kandi Imana yo mu ijuru ibishimire.